Nibyo tayari uyu mugoroba ni inkuru imenyekanye kuva mu burengerazuba bw'isi hose kugeza no mu burasirazuba ibyo ingabo z'u Burundi ndetse ku bufatanye n'ingabo za Tanzania n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakore umutwe wa 23 ntibisanzwe mbabwiza ukuri. Ubu ngubu kuva Bukavu Kamanyura ku mupaka wa Gatumba ahaza Ruvungi Runingu ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye ubwo twerekeza muri Fizi ubwoba ni bwose. Umutwe wa 23 wakoze ikosa rikomeye cyane, ni ikosa ritera itemwa abantu mwe, ni ikosa ryo kuba uyu mutwe wa 23 wiyitiriye guhungabanya umutekano w'u Burundi. Naho Tanzania ihita ivuga iti iyo umuturanye atewe nabo watewe. Ubu igisirikare cya Tanzania noneho tayari batangiye gukorana neza rwose n'abagize ingabo z'u Burundi mu mitego karundura karabutaka nkuko bimenyekanye. Uno mugoroba wa tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 bati iryavuzwe riratashye. M23 mu by'ukuri yakinishije gukora mu jisho ry'intare atariko ntago byagombaga kubahera. Ubu biravuga ko kandi muri Kivu y'Amajyaruguru abarimo ba koloneli babiri ku ruhande rw'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa M23 baba barashwe ndetse n'abari babarinze mu gico gikomeye cyane, bamwe basiga ubuzima. Nabyo turaza kubigarukaho. Nyiragongo ari kuvuga iki ko bivuga ko umujyi wa Goma waba urimo urasatirirwa, ibyo byose turaza kubigarukaho. Ariko Bukavu iri mu bwabo bukomeye yaba ku baturage ya kuri M23 isaha ari yose uyu mujyi ushobora kuba wagwa mu maboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amashi menshi cyane ndetse n'ibundu ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'abaturage nibyo bari kugaragaza nyuma y'uko iki gisirikare kigaragaje y'uko barimo gutegura ibitero byo kwigarurira bice birimo Kamanyura ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ndetse impaka ya Gatumba n'ahanga ku mpaka wa Kamanyura ibice byose bihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bigafatwa. By'umwihariko n'ibitero byeri bigomba gukorwa hifashishijwe inzira y'umugezi wa Rusizi ugomba kwifashishwa ndetse n'uruhande rw'u Burundi. Ibi bikaba bigomba gukorwa ndetse nta bwoba nta n'umususu bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kumanura ingabo ziturutse mu Butaliyani ndetse izi zari zisanzwe ziri ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoboka. Izi ngabo zikaba arizo zarindaga ahangaha, zikaba rero mu by'ukuri nyuma yo kumenyekana ko bimwe mu bitero byari byateguwe kuhungabanya ikibuga cy'indege ari naho izi ngabo zikora ndetse zinakura umugati wa buri munsi, bahise bavuga yuko ubu ibintu bihindutse. M23 nayo imaze kuba target yabo. Ni ukuvuga Tanzania nayo ikavuga ko M23 ari target yabo kubera yuko badashaka ko umutekano mu by'ukuri mu kiyaga cya Tanganyika uhungabanywa, kandi ahangaha asanzwe ari soko ikomeye cyane ku butunzi, ubucuruzi ndetse n'iterambere ry'igihugu cyabo cya Tanzania. Burundi nabwo bukaba uko ni amaboko akomeye cyane. Mu by'ukuri turimo turagenda tubona ari kugenda agera ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wirengagije ibi watambuka aya maboko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwakira utavuze ibyabaye ko kugeza ku rubongo rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta gushidikanya byeruye bamaze kugaragaza ko bari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo habaga inama yo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington u Rwanda rutarimo, nyamara byarabaye ngombwa ko u Rwanda rusinya muri aya masezerano. Ariko mu nama twakwita iy'ubugenzuzi u Rwanda ntabwo rwigeze rugaragaramo na busa, ahubwo hagaragaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse hagaragara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kintu kugeza ubu ngubu rwose kigiye kuba ikibazo gikomeye cyane, ikosa rikomeye cyane ya 23 yakoze, nkeka ko ari nayo ntandaro yibigiye kuba kuri izi nyeshyamba, no kugaba ibitero hariya Kisangani kuri Bangoboka, aho ubu ngubu byabaye n'intandaro yo kuba
Turukiya ingabo zayo zifashishwaga na FARDC mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gukurikirana ibice byahariya ku kibuga cy'indege, amaoperasiyo, uburyo indege zitunganwa, kwigisha ndetse no gutanga amabwiriza, zikaza kugabwaho igitero, ndetse bivugwa ko ngo izi nyeshyamba ubwo bagabaga igitero bari bagamije no guhitana abasirikare, byabaye ngombwa ko mu by'ukuri bavuga bati iyo umuntu mu by'ukuri agutunze urutoki ugaceceka nyine ashobora no kugutera ingoma, ati rero nicyo gene nako kanya. Ubu ibice by'ingenzi bigomba kubanza kwigarurirwa nyuma y'uko Ruvunge, Sange ndetse n'utu duce tundi byagaragaye cyangwa se abo kuri uru ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahageze, ndetse mukamubizi ko no mu Minembwe ibice bya Mikenge n'ahandi hagiye hatandukanye naho byabaye uko. Ubu nta kindi gikurikiyeho, amakuru atugera avuga ko ahitwa Kamanyora hagomba gufatwa mu minsi mike cyane. Ibyo bikaba mu by'ukuri biri kuba mu gihe ibice bya Ruzizi wazamuka ukagera ahangaha za Kaziba, winjira ahangaha mu mujyi wa Bukavu abasore bamaze kuhataka, ukagera kandi nanone no kuri iki gice gituruka muri teritwari ya Karehe naho ukabona ko byabaye uko. Mu by'ukuri naho barimo baragenda bahataka ubutitsa, ngira ngo mumaze iminsi mwumva Kavumu, ikibuga cy'indege cya Kavumu cyongera kugerwa amajanja. Ikibuga cy'indege cya Kavumu rwose cyongeye kugerwa amajanja, bavuga bati birashoboka ko mu minsi iri imbere mu by'ukuri ikibuga cy'indege mu gufatwa kwacyo kiza kwifashishwa nk'igice kigomba kwifashishwa mu gufata umujyi wa Bukavu nta gihindutse. Urumva ko ibyo byose biragenda bishyira ibyago bikomeye cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Mwumvishe ibyo Colonel Marcus K, Lieutenant Colonel Marcus K amaze iminsi atangaje, mwumvishe ibyo Lieutenant Ligan Buyi Kalonji yavuze. Ibyo byose nyine ni imigabo n'imigambi ndetse n'ibyo igisirikare cya leta Kongo FARDC kigenda kigeraho. Mwumvishe ibyo Amuri William Yakutumba yavuze agaragaza mu by'ukuri amaoperasiyo ari kugenda akorwa, ukabona ko iki gisirikare cya leta Kongo FARDC kirimo kirategura ibikorwa bikomeye cyane kandi bizaba bihuriweho n'ababafasha bose. Abacanshobo bamaze kuhagera ba Eric Denis Prince, ndetse ngira ngo mwagiye mubona bamwe mu bagiye bakwirakwiza amakuru twakwita ay'ibihuha cyangwa se ay'ibinyoma, abavuga ko ngo uhagarariye aba bacansho yaba yafatiwe muri Kongo n'izi nyeshyamba, nyamara mu by'ukuri uyu nguyu atari yakanakandagiye ahangaha, bivuga ko yaba yafatiwe. Ibyo byose bikagaragaza mu by'ukuri manipulation ndetse na propaganda zigenda zitegurwa kugira ngo habeho guca intege cyangwa se gushyira hasi mu by'ukuri izi mbaraga zibumbiye hamwe z'u Burundi, izi mbaraga zibumbiye hamwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izi mbaraga zibumbiye hamwe zirimo Tanzania ndetse Butaliyani Wazalendo. Amakuru atugeraho akavuga ko kugeza kuri ubu ngubu hari ibintu bikomeye cyane bigomba kwitegwa. Uti kubera iki? Kubera yuko Burundi ubu ngubu perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye agiye kuba noneho yasimbura ku buyobozi Joao Lourenço Conclave Emmanuel. Edouard Bizimana minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahise ateguza ibishobora kuba mu gihe uyu mugabo mu by'ukuri nk'uko byagenwe arabagiye kuri izi nshingano. Agaragaza ko perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye mu byo yagaragarije igihugu cye azabanza kwitaho ndetse azanashyira imbere n'imitegurire ndetse mu migenzereze igamije gushyira ku iherezo burundu mu by'ukuri ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukaza gusigara wibaza uti niba Evaristo Ndayishimiye yari yarashyize intege muri iki kibazo akohereza y'abasirikare mu by'ukuri noneho akaba agiye gukora inshingano nk'izi ngizi biraza kugenda bite? Ni mu gihe kandi amakuru avuga ko hongeye kuba igikorwa cyo kongera ingabo ndetse n'abasirikare hano muri ibi bice. Mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa ngo hongeye ingabo n'abasirikare by'umwihariko ku mupaka wa Gatumba ndetse n'ahandi, kugira ngo ibice bigiye bitandukanye by'ahangaha nyine bibashe kuba byarindwa. Ubu Baraka irarinzwe, Uvira ikabirarinzwe, Minembwe ikabirarinzwe. Urugamba rwongeye kumvikana, mwenga mwarabyumvishe Kamituga ubwo 23 yagiragayo, mwumvishe ibyabaye. Ibyo byose bikagaragaza mu by'ukuri
ibikorwa bikomeye cyane birimo biragenda bitegurwa. Hari inyandiko rero nanone imaze gushyirwa hanze ihuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abagize itsinda rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari ibyo baganiriyeho byabashije gushyirwa hanze, kuko nyine hari n'ibitashyizwe hanze. Uko byagenda kose, reka iyi nyandiko nyigarukaho kugira ngo mu by'ukuri uze no kuyisanga muri groupe yacu ya WhatsApp. Inyandiko ihuriweho hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mite nyiterekamo muri groupe yacu ya Songa Mbere, nyiterekamo nanone muri groupe yacu y'abataramu mu by'ukuri. Hanyuma iyo nyandiko nawe uze kuyica iryera. Abumva ururimi rw'igifaransa baraza kuba bayisoma neza, ariko ntabwo biza kugarukira kuyishyiramo gusa, ahubwo tugiye no kuyigarukaho ku byanditsemo ku batari bubashe kujya muri groupe yacu ya WhatsApp ngo bibonere kopi original. Reka tubashe kuba mu by'ukuri twababwira ibyanditsemo cyangwa se ibikubiye muri iyi nyandiko. Mu by'ukuri imwe mu nyandiko zikomeye cyane zisohotse muri uku kwezi kwa kabiri. Uko byagenda kose ni imwe mu nyandiko zikomeye cyane. Ni raporo rero y'ibyaganiriweho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri muri iyi foto y'iyi nyandiko reka dusuzume turebe uko byifashe. Ni inyandiko rikomeye cyane, ni itangazo rihuriweho rya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryerekeye inama ya mbere ya komite nyobozi ihuriweho ishinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisitrategi hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugasigara wibaza uti niba hari twari tuzi amasezerano ahuza u Rwanda ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika, tukaba tubona ibihugu bimwe bitangiye kwibeta bikakora amasezerano kwabyo. Ibi byaba bigamije iki? Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse no kusigara habaho kwibaza ku ruhande rw'u Rwanda. Ariko unyemerere nyine tuvuge uko byifashe hagati muri iyi nyandiko, hanyuma ibindi bize kuza nyuma. Ariko nakwibutsa ko ibitekerezo, inyunganizi bifunguye muri comment rwose. Itangazo rihuriweho rero ryerekeye inama ya mbere ya komite nyobozi ihuriweho ishinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye bwa strategy hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo babongeye gushimangira ubushake bwabo bwo gukorana bya hafi mu guteza imbere iterambere ry'ubukungu, mu guteza imbere iterambere ry'umutekano, hatibagiwe imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibihugu byombi mu gukorana mu kurushaho gutezanya imbere. Ibi rero bikaba bibaye binyuze mu masezerano y'ubufatanye bwa gisitrategi impande zombi zashyizeho urufatiro rwo kongera ishoramari rya Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zemeza ko iterambere ry'ubukungu ari inkingi y'ingenzi yo kugera ku mutekano ndetse n'ituze birambye rwose. Iyo nama ya mbere ya komite nyobozi ihuriweho yagaragaje ku mugaragaro itangiro ryo gushyira mu bikorwa ayo masezerano, aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze urutonde rwa mbere rw'ibikorwa bigize umutungo wa gisirikare n'ubukungu ufite agaciro ka gisitrategi uzahabwa umwihariko mu ishoramari. Ibi bikagaragaza iterambere mu mikoranire hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibigo by'abanyamerika bizahabwa uburenganzira bwihariye bwo gushora imari muri iyo mitungo, bigaragaza ubushake bwo guteza imbere ishoramari rifite ubunyangamugayo, gukorera mu mucyo, gutanga akazi ndetse no kuzana ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Abahagarariye impande zombi bakaba barashimangiye ko amahoro n'umutekano ari ingenzi cyane mu kugera ku ntego z'ayo masezerano, kandi baganiriye ku ngamba zihoraho zigamije gushyigikira ituze mu karere. Nanone inama yahawe amakuru ajyanye n'aho umushinga wa Roberto Crodoro ugeze. Hari ugushimangira akamaro kawo mu koroshya ubucuruzi bwo mu karere ndetse no guteza imbere ibikorwa remezo. Ibi ntabwo byigeze bisigara inyuma. Impande zombi zemeye ko urwego rw'abikorera ku giti cyabo rufite uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu. Ibigo byujuje ibisabwa byasabwe kwegera guverinoma zombi kugira ngo byandikwe ku rutonde rw'imishinga ya gisitrategi yemerewe ishoramari. Mu gihe kizaza komite nyobozi ihuriweho izakomeza guterana buri gihe kugira ngo isuzume intambwe imaze guterwa, ihuza imbaraga zitandukanye kandi yishakemo andi mahirwe mashya y'ubufatanye n'ishoramari. Bamwe bati kamambaye cyangwa se karabaye.
iyi mikoranire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo iza gusiga ubusa. Abandi bati akaruta kandi karakamera, undi uti ufite itungo riramugoboka. Ibyo byose ni ibyagiye bivugwa ndetse binagarukwaho nyuma gato y'uko bimenyekanye iby'iyi nama nyine yahuzaga izi mpande zombi, ndetse mu kuyisoza bagahita banasobanura cyangwa se bakahita bashyiraho umucyo bakavuga ko bitarangiriye aho ngaho, hari n'izindi nama zigiye zitandukanye zizakorwa mu minsi iri imbere mu by'ukuri zizaba zirimo gukorwa. Izo nama kandi ngo akaba ari inama zizabasha gutuma habaho ibisubizo birambye ku bibazo byose Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite, ndetse ikigambiriwe mu gukorana hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse mu by'ukuri n'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo nukugira ngo umutungo kamere Repubulika Demokarasi ya Kongo yibitseho cyangwa se ifite ubashe kubabera isoko y'amahoro, iterambere ndetse n'umusaruro ku baturage, bityo habe no gukavaringa ibibazo abaturage bagiye bahura nabyo, dore ko ubu umuryango OEK, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, bavuze ko ishinzwe ubutabazi nyine, bavuze ko kugeza uyu munsi ngo abagera kuri mu by'ukuri abagera kuri miliyoni 5,300 bahunze imbere mu gihugu babayeho mu buzima bubi. Ibi kandi imibare myinshi ikaba igaragaza ko biganje muri izi ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, hakongeraho n'uduce twa Ituri ndetse no muri Tanganyika, mu ntara ya Tanganyika. Ariko by'umwihariko ngo ikibazo kikaba kigaragara cyangwa se ukurikije amakuru y'ibihari, iki kibazo kikaba gishingiye cyane ku ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bikaba ari ngombwa rero ko hagira igikorwa kugira ngo ibyo bibazo bibashe kuba byakemurwa, mu by'ukuri bibe byahagarara. Rero ngira ngo murumva uko biba byifashe. Ni Amerika, ni Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. U Rwanda rumaze n'iminsi rutangaje ko rutigeze rugira uruhare mu bikorwa tugenda tubona mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nyamara raporo zigiye zitandukanye ndetse n'impande zigiye zitandukanye kuri iki kibazo zikaba zikunze kugenda zigaragaza cyangwa se zerekana ishusho ishaka gusobanura ndetse no kwerekana ko mu by'ukuri ahubwo byaba biri ngombwa ko u Rwanda rwaba ruri muri iki kibazo. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Erasto we yanahishuye ko ngo mu 2014 Leta y'u Burundi ngo yaba yarohereje FDLR na Nyatura abatoza ngo binyuze mu mugambi bahuriyeho kurwanya Leta y'u Rwanda ndetse n'iya Uganda. Aya ni amakuru yashyizwe hanze cyangwa se yahishuwe n'uwo bita Erasto Bahati. Ubwo ngubwo ngira ngo murabyumva nyine uko biba bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino. Uyu rero akaba mu by'ukuri yongeye kuvuga aya magambo, ndetse hakaba hari byinshi yagiye atangaza ashingiraho, ariko hari abatabyumva kimwe nawe ku ruhande rw'u Burundi, ntabwo babyumva kimwe nawe. Bavuga ko nyine u Burundi butigeze bukora ibyo ngibyo, ariko we akaba avuga ko ibi ngibi ngo bishobora kuba mu by'ukuri bifitiwe n'ibimenyetso bigaragara. Ni mu gihe n'ubundi mu 2023 wakunze kugenda ugaragaza ko na kimwe mu bibazo ngo byaba byaratumye uhaguruka ukajya kurwana harimo nabo muri FDLR bakomeje kugenda bagira uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye mu by'ukuri hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi rero bikomeje kugenda bitangazwa, ngira ngo tugiye tubigarukaho, tugarutse ku biri gutegurwa ku mikoranire ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi ngabo. Mikoranire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo irimo irarushaho kugenda itezwa imbere uko bwije n'uko bukeye. Tunyarukiye ku makuru ari kuvugwa ndetse n'inyandiko yasohotse, turebye byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma rero y'ibyo ngibyo ndumva ko icyo nababwira nuko muza kunyarukira muri comment mugatanga ibitekerezo n'inyunganizi, mukanyarukira kuri Barore TV mugakanda subscribe cyangwa se s'abone, aho uza kujya muri search engine yawe niba mu by'ukuri utari kuyibona ukandikamo @Barore TV rimwe bifatanye, uraza guhita uyibona ubundi ukande subscribe. Hanyuma ikindi cy'ingenzi nuko usharinga inkuru, uraza gufata link igeze muri groupe zigiye zitandukanye cyangwa se kuri mugenzi wabashe nawe kumenya aho ibintu bihagaze. Ikindi cy'ingenzi ushaka kuza gukora nuko uza gukanda like, ibindi mu by'ukuri turakomeza kugenda dufatanya tureba uko byifashe
hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mugire ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza. Ngiye mvuga kuri mikoro, amazina yanjye akaba ari Bosco Mutarama cyane, akaba ari Region Info, aho tukugezaho amakuru n'ibiganiro umunsi ku wundi. Ntucikwe, turaza gusubira mu masaha ari imbere ubwo tuza kuba tureba n'ibindi biba bigezweho. Mukomeze kugira ibihe byiza, kuryoherwa n'ubuzima. Abo bitameze neza ni ukwihangana. Ciao ciao, hasta la vista.